Inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangiranye n'umugore wari utwite inda nkuru arimo arirukanka cyane, inyuma ye hari umugabo ufashe imbwa yarakaye cyane arimo ayimushumuriza ari kuvuga ati hagarara aho ngaho ikurye. Umugabo arangije abonye ko imbwa ari kumugeraho neza, arangije aravuga ati reka nze nyikuremo umugozi sha ndabona itari kukugeraho, nirangiza ikurye. Ati hoshi genda irukanke ugende umufate umurye umurangize. Gusa uwo mugabo wari urimo urakora ibyo ngibyo ari umugabo w'uwo mugore. Hejuru aho ngaho bari hari umugore uri gukora amasuku hejuru y'umuhanda, yarabibonye arangije ahita ahamagara wa mugore aramubwira ati zana ukuboko ngutabare. Wa mugore nawe yagerageje kwirwanaho arurira, arangije amuhereza ukuboko aramwuriza abasha kuba yamutabara atwite inda nkuru cyane. Gusa byagenze neza muri uko kumwuriza aryamiye yanda arimo aramwuriza. Gusa nta mbwa nayo n'umujinya mwinshi yaraje yirukanka kugira ngo ibashe kuba yamurya, irangije irananirwa isubira hasi ntiyaba ikimuriye. Nuko wa mugore wamutabaye aramubaza ati se byakugendekeye gute n'uriya muntu uri kugushumuriza imbwa bimeze gute? Uriya mugabo ni uwahe? Wa mugore aramubwira ati sha ntabara mfite ikibazo gikomeye cyane, uriya n'umugabo wanjye. Gusa umugore kubera ko yari atwite inda nkuru ntibyagenze neza, yabashije kuba yabura n'imbaraga. Nuko wa mugore wamutabaye arangije aramubwira ati ngaho ngwino ngufashe ubashe kuba wakorera aha ngaha kuri aka kagare mbashe kuba naguha ubufasha. Umugore yaramufashe arangije umugore yahise akicaramo, arangije aramubwira ati ngaho egera imbere gatoya ubone uburyo ngusunika ubundi wegamireho use n'uryama. Umugore bigaragara ko yari yacitse n'intege cyane. Byatinze yamugejeje ahantu aba kugira ngo abe yabasha kuba yamukanda ahantu yari yanakomeretse, arimo amuganiriza arangije aramubwira ati humura ni njyewe turi kumwe, wageze aha ngaha ni njyewe wagutabaye cyagiye muri mu muhanda imbwa igiye kukurya. Ati humura ahantu uri haratekanye, aha ngaha ni iwanjye. N'umugore arumirwa cyane kubera ko bagezeyo yari yataye ubwenge kubera isereri yari afite. Nuko umugore arangije aramubwira ati uriya mugabo ni uwanjye, gusa ntabwo ankunda, reka nkubwire ukuntu byagenze. Aha ngaha barakwereka ibyo yari arimo abwira wa mugore byamubayeho. Ni kimwe yari avuye kwipima, arangije afite agatesite mu ntoki yari yasanze atwite, karamucika kagwa hasi. Umugabo we aragatoragura amazi ati se atwite kuki utabimbwiye? Umugore atinyaga umugabo ko yamutotezaga cyane. Arangije umugabo akomeza amubwira ati atwita bene akageni ntunabimbwire. Umugore aramubwira ati nyine abimenye uyu munsi ntabwo nari mbizi, gusa nizere ko biri bugushimishe. Sindi umugore wawe hari ikibazo? Umugabo yari ari kumwe n'ihabara ryiwe riraseka cyane bimusekeraho. Arangije aramubwira ati oh mugore we w'igishongore, felicitasiyo kuba utwite rwose. Nuko wa mugabo arangije biramubabaza cyane ahita abwira umugore ati nta kibazo ubwo utabimbwiye genda, niba utwite ndaza kuba nakwitaho. Umugabo asigarana na rya habara rye, arangije rirabara riramubwira ese ko mbona umugore wawe kandi wari warambwiye yuko ari njyewe ukunda, ubwo ntugiye kuzahita unyangara akunda umugore wawe akamwitaho? Umugabo yahise amubwira ati huya wowe humura, njyewe ndi gutekereza ikintu cyabasha kuba cyamukura aha ngaha kuko simukunda, ntabwo nkeneye kubana nawe, ngiye kureba ikintu cyamfasha kuba namukura muri uru rugo tugasigarana ahubwo wowe. Barakwereka umugabo yahise afata inzira n'agatera, ni umukire cyane yari afite n'amasambu. Yahise ahura n'umukozi we yakoreshaga aho ngaho muri aya masambu. Arangije aramubwira ati rero aka kanya wa mukozi we ngiye kuba naguha akandi kazi karenze ko wakoraga kandi kaguha n'amafaranga menshi. Wa mukozi we arangije aramubwira ati akahe? Nuko umubosi we ahita aramubwira wa mugabo ati se wabaye witonze wowe, urabona ntaravuga warangiza ukambwira ngo akahe? Nta n'isoni n'agasuzuguro kenshi.
umugabo ye nawe yarakaye ashatse no kumukubita ku birenge, yari afite aravuga ati tuza mbanze mumubwire, akaba yahise amubwira ati rero akazi ngiye kuguha ko kuba wajya kwerekana yuko n'umugore wanjye mugira ibintu mupanga kandi nzaguha amafaranga menshi, uri kunyumva neza, tugerageza urebe uburyo yaranzeho n'umukuru, urakwereka kuko umugore yaraje aho yari agiye kuba yakomeza kwitunganyiriza ibintu yagombaga gutunganya aho ngaho muri urwo rugo nyuma y'inzu, ari aho ngaho akomeza yibaza ati ese uriya mugabo kuko ntamerera nabi, mu gihe akiri muri ibyo ngibyo ari kwibaza uburyo umugabo amumerera nabi kuba yamenye yuko atwite kubera ko atamukunda, ajya kubona umukozi wabo araje amwegera amusatira amukoraho agira ati mabuja mwiza uri aha ngaha, amwikoresha mabuja aragira amubwira ati wowe wanditse ko mbona uri kubinkora uti ndaha ngaha nyine hari ibintu ndi kureba aha ngaha ngiye gutunganya, hari ibintu uri kureba ahantu ukuntu hasa, wa mukoresha arangije aramujijisha amubwira ati reba hariya hirya nkwereke, arangije aba aramusomye ku ngufu, gusa wari umupangu bari bamuhaye wo gukora, bahise bazaniye agatera wa mugabo we n'inshuti ye, yahise amubwira ati ngwino tujye kureba ibiri kuba hariya, umugore yahise atungurwa cyane ukuntu bari bamusomye, aje avuga ati mumbabarire rwose uyu mukozi aransomye ariko njyewe ntabwo nabishakaga, umugabo kubera ko yari umupangu wiwe arangije aramubwira ati ese ni wowe ukanca inyuma nta n'isoni kandi ubona hari n'inshuti zanjye, ese ubu ntabwo abibonye kandi ubu noneho urongera kwirirwa uvuga ngo ntabwo nca inyuma wigize marayika nta n'isoni, wa mugore yakomeje atakamba cyane avuga ati ni ukuri ntabwo njyewe ngira ikintu mpanga n'uyu mukozi araje arantunguye, umugabo akomeza amuca mu ijambo amubwira ati aho ngaho se nyine urandebera kuko n'agasuzuguro kenshi, arimo abwira inshuti ye ati reba uyu mugore najyaga amubwira yuko anca inyuma akanga kubyemera none reba turamwifatiye, inshuti y'uwo mugabo iramubwira ati wowe nizeraga nawe niwe ukoze ibi bintu turambabaje cyane rwose, umushuti we yahise yikubita ahita anagenda kubera ibintu yari abonye aho ngaho muri urwo rugo rw'inshuti ye, wa mugabo yegereye wa mukozi aramubwira ati ukoze cyane rwose umusore mwiza, ukoze akazi nk'uko nabyifuzaga, gusa rero ko utangiye kuba umuntu mukuru ngiye kuguhereza amafaranga yawe ahubwo ndahita nongeraho n'ayandi ibihumbi 200 nakwemereye, wa mukozi kuko yari arangije misiyo ye gusa yari afite n'ubwoba bwinshi bw'ibintu akoze, arangije arishima aravuga ati nta kibazo boss nabirangije, ubu urakoze kuba wampaye iki kiraka kirimo amafaranga menshi, ibyo byose nibyo umugore yari arimo atekereza wa wundi wamutabaye hahandi mu muhanda yari arimo akora amasiko akabona bari kumushumuriza imbwa, aramubwira ati uriya mugabo yaranyanze kubera ko afite ihabara rye muri iki gihe, nk'abantu mwe murabizi yuko nabyo ari ibintu byeze, gusa nyine agusaba gukora subscribe wowe utarayikora, nshimira cyane nawe wayikoze, yatubana umunsi ku munsi mugasobanuye karimo n'inyigisho, umugore akomeza abwira ya nshuti ye ati yaranyanze cyane bigeza n'aho ntwite, arangije anyirukana mu rugo inda ingana gutya, umugore w'inshuti yiwe niwe wamukoreye ibyo bintu amuca inyuma, yari umufiyanse w'umushuti w'umugabo wiwe, akomeza kumutekereza ibintu byagiye bimubaho bigiye bitandukanye, wa mugore wamutabaye akomeza kumirwa aramubwira ati humura rwose ndakumva kandi bizarangira neza, ati buriya hari ibyo Imana iri kugupangira kandi byiza wowe n'umwana wawe mu nda yawe, ati rero ngiye kukwereka umupango dupanga kugira ngo tubashe kuba wabwira uwo mushuti wawe ibyo fiyanse wamukorera kuri uwo mugabo wawe, nuko arangije umugore aramubwira ati mbabarira rwose umugabo nabimenya yabasha kuba yangirira nabi noneho yanyica burundu turamutse tubibwiye uwo mushuti we, nuko wa mugore wamutabaye akomeza amubwira ati wowe humura ukuntu nzabigenza kandi ngenda byizeye rwose, umugore akomeza yifite ubwoba ati nyamaze ni ukuri ibyo nkubwira ni uko bimeze, uriya mugabo ni nk'inyamaswa nta rukundo agira rwose azahita anyica ankureho muri iyi si y'abazima, kubera yuko nta nubwo ankunda n'ubundi ndabizi, iyo twakora ikirere ntayo ibyo ngo byakunda, umugore w'inshuti akomeza amwinginga ati ni ukuri mbabarira wowe
ndabizi ko tuzabikora neza kandi nkagufashamo n'ukuri, ahubwo wowe ihangane ubashe kuba wahaguruka ubundi tugende njye kubigufashamo, ni ukuri nyizera. Gusa uwo mugore Mutabaye bigaragara ko ari umwana mwiza, we arashaka kuba yafasha uwo mugore kugira ngo abashe no kuba yasubirana n'umugabo wiwe. Umugore yarabyemeye, gusa yari yatakaje amaraso menshi. Nuko barakwereka ku rundi ruhande rumwe wa mushuti wa wa mugabo, undi yari afitanye n'ubukwe na wa mukobwa w'ihabara rya wa mugabo. Rebere nawe ibintu bari barakoze, kumbi bari n'inshuti. Umugabo arangije ahita abwira umukobwa ati ntabwo niteguye kuba nashakana nawe. Wa mugabo wundi wo ku ruhande bacanaga inyuma ahita amukura, turavuga ibiki, ntabwo wemera yuko ubushyingiranywe n'uyu mukobwa nta n'isoni? Umusore ahita abwira umukobwa ati niko bimeze. Umukobwa ati oye, ni kubera iki utemera yuko dushyingiranwa? Ntabwo nkunda se? Umusore ahita amubwira ati wowe ndabizi ibintu wagiye ukora byose, wowe n'uyu mugabo. Bakiri aho ngaho na wa wundi utwite bahise bazana na wa wundi wamutabaye muri ubwo bukwe bwari bugiye kuba aho ngaho, gusa ntabwo bwari bwakaba neza, bari bagiye kubasezeranya. Umusore akomeza atonganya umukobwa ati reka yuko ibyo ukora ntabizi se, reka ubwire. Barakwereka ibintu byagenze kugira ngo uwo musore abimenye. Bagiye gukora ubukwe, umusore arimo agenda atambuka, wa mugore watabaye wa wundi bari bari gushumiriza imbwa yahise amukurura arimo atambuka aho ngaho, aramubwira ati reka mbanze nkubwire ibintu ugomba kuba wabanza kumenya mbere yo gukora ubukwe. Yahise amushyiraho na sikoci papiyekora kugira ngo abashe kuba atakisaranga agasakuza. Bakiri aho ngaho na wa mugeni bamuherekeje kumwe na rya bara rye ry'umugabo, bahise babona wa mugore utwite abaturutse inyuma, ahita ababwira ati ni ukuri nimuhagarare mbabwire, nimubashe kuba mwambabarira mbashe kuba nagaruka aha ngaha mu rugo, ndatwite uyu mwana mbashe kuba namubyara, muzabashe kuba mwamfasha kumwitaho cyangwa mumfashe kumurera. Umugabo yakomeje abwira umugore ati wowe wambaye ku nzoka, simushaka aha ngaha, njye nikundira uyu mukobwa nubwo agiye gukora ubukwe. Wibuke abandi bishe bari barimo barabyumva, gusa wa mushuti yari kugira ngo wa wundi abimenye byari bijya mbere y'uko bamuca inyuma. Umukobwa akomeza abwira wa mugore yacaga inyuma ati wowe nubwo ngiye gushaka uriya mugabo, ngiye icyo mushakaho ni imitungo, ntabwo mukunda, ngiye nzakomeza nikundanire n'uyu mugabo rwose, ibyo ngibyo ubimenye. Ni rero nushake ubisubirireyo kuko n'ubundi twarapanze. Umugore yahise agenda ari kurira n'ikiniga cyamufashe, kuko bari bakomeje kuba bamwirukana. Abandi barabirindutse bamusanga aho yari arimo aririra. Nuko wa mugore wamutabaye abwira wa musore ati ngaho ugenda mube muri kumwe umuhumurize, nanjye njye gukurikirana ibijya mbere numve n'ibyo bari gupanga. Wa musore yegereye wa mugore, arangije aratangira aramubwira ati hayi bimeze bite ko mbona uri kurira bitameze neza? Ati ihangane, ibyo mwavuze byose nabyumvishije. Ati wanyemerera ko wambera umugore, ko nagukunze kandi ko uri umugore w'imico myiza? Ati mbabarira rwose ubinyemerere. Ati urabyemeye se? Umugore abanza no kubishidikanyaho, gusa nyine ukomeje kumva ukuntu umugabo ari kumubwira ati yewe nzita no kuri uyu mwana wawe nta kibazo, ntugire impungenge. Ati njye nemeye ko twahita dushyingiranwa kuko nahise nzi no kuri uriya mukobwa. Umugore yarabyemeye aravuga ati nta kibazo, kuko yari yitomboreye umuntu umukunda by'ukuri akamwemerana n'inda yari atwite. Ibyo nibyo umusore yari arimo abwira wa mukobwa yasanze aho bari bagiye gusezeranira. Ati ntirukeka yuko ntabizi ibyo mwakoraga wowe n'uriya n'uyu mugabo. Umugabo arangije n'umujinya mwinshi ati ibintu ukoze uzabyicuza, nta soni ukanga umukobwa umunsi w'ubukwe. Wa mukobwa yaguye mu kantu, urangije ahita ava aho ngaho arikubita aragenda. Wa mugabo agenda yisaranga ati
genda umutware ndetse n'ubundi ko nkunda uriya nimba wabimenye wamaze urakoze ahubwo. Nuko wa musore arangije arumirwa, gusa yari yahaye isezerano yuko agomba kuba yakibanira na wa mugore bakibanira ubuziraherezo, akaba aribo basezerana. Arakwereka umusore yahise abwira padiri ati njyewe ndashaka yuko nshyingiranya n'uyu mugore. Naha dusoje agafilime kacu, ndagushimira wowe ukurikiranye iyi nkuru, naho mu nkuru ikurikira iyi ngiyi nawe utaha. Ciao.